undi muntu nje gushimira ni Scovia, mama Scovia hari abantu bajya bagira ngo turangana cyangwa se bakagira ngo ahari turahanganye, ariko Scovia ni muzima pe. Scovia nje ujye unyemerera mwitire mama n'ibi bintu bya showbiz, nje mwitire mama. Unanabishatse no mu buzima busanzwe nakwitira mama, kuko wamvuganiye ungira uruhande nk'umwana wawe, uravuga ati muhungu wanjye nizo gutya, wakoze amakosa ibi ngibi sibyo, ariko ibi na gutya. Scovia barabimbwiraga ahantu ufite influence imeze neza cyane, nubwo rwose ya Scovia wandemye umutima, Scovia wandemye umutima, Scovia waremye umutima mama. Inkuru zawe nizo zamuremaga umutima mw'isi ya showbiz y'abajeni babaza bavunagura ngo nzanye izindi ndaye 3 buri kantu yariye, ngo nzanye izindi ndaye 3 ngo none yabariye ngo yabamaranye iminsi 3 ndabaswegenge. Scovia kw'icyo gihe Scovia ni umuntu wenyine wari urimo aravuga ati ku kinyamakuru cye gikomeye, umuntu ufite titiri ikomeye kuba ari kuvuga kuri buri kantu. Ibyo bintu ntabwo nabitekinga for granted, never. Scovia nzana gushaka nguhe ikiganza, nkure mu kiganza cyawe, ushaka kujya unyikubitira agashyi, uri mama uzanyikubitira agashyi, nabigirane waramfashe ijyanire nukuri pe. Scovia ubonye wa musore wari watawe muri yombi azira gufungirana inkumi mu nzu yarekuwe kuri Kano, nuko bita cyangwa Abdul Karim uriya niwe Kano cyane niwe nguni uyu nguni Kano naje kumenya uyu munsi uyu nguyu yego nabonye barimo bakora ibirori wabo mu ngo bishimye cyane, avuga bati iracitse. Nanjye natsene imbere y'ubwo mu felicite kuko araguyeho abagabo bandi bashobora kwisanga bagize ubwo rero, ariko nzamuhamagara ejo muraziranye kumenya nawe se amubwira ati urarokotse kandi byarisi yo rizarengera kandi mu rukiko rwaje utagize perezidanse wasanga urubanza kwifashisha itegeko nawe reka kugeraho n'itegeko rya buri kantu ushobora kuzagira benshi akamaro cyane. None se bamurekuye bavuga ko habaye kanze nsome inkuru namenye icyabaye, nanjye ndahere rwose, nanjye ntacyo namenye cyanahere muri za commentaire gufunga sha si usimwe. Abdul Karim wamamaye nka buri kantu ku mbuga nkoranyambaga yafunguwe nyuma y'iminsi mike atowe muri yombi akekwaho guhotera abakobwa yafungiranye mu nzu. Ubwo basaza abakobwa bamuhoteye twagiye. Oh yes, nyine kukomeza already denounced kugira ngo nkomeze denounced iki kubera iki none se ubwo ibyo ngibyo nibyo byabaye. Ibyo yatangaje ko buri kantu ibyo nibyo marishara tubeshye kugira abakobwa okay nibyo tubeshye bari muri shingira ku byavuzwe kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Kuri wa gatanu rero nibwo buri kantu yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze ko yafunguwe, ati ubu ndimo guhumeka umwuka w'inyarugenge. Umwuka w'inyarugenge nase ibyo kuba ikinyi yakoraga iki rega w'inyarugenge nyine we ntabwo uzitera ibyo tuvuga mu nyarugenge tuba tuvuga i Rwanda nabo yose nagutya bose tuba turi Rwanda. Umuntu avuga ati we nabe gasangize babaragira ni Nyamagabe Ngororero bose ubwo rero ngo bakoranye indirimbo yitwa Jackie ninde ni wa mukobwa ewa wundi nawe bigeze gufunga nawe bitagenze neza. Yanditse agira ati kaza nanone muvandimwe wanjye buri kantu Imana ni nziza ibihe byose, shimwa Yesu kuko utameze nk'abana b'abantu. Ameze nk'abana b'iki Yesu kumumbuza kuvuga ameze Yesu n'umwana w'Imana, ntabwo ameze nk'abana b'abantu, ntabwo ameze nk'abana b'abantu. Imana sisuzugura abantu kandi nikora nk'abantu Imana kandi ibyo mwibwira sibyo yibwira. Yego nkora tumugira kereka abantu babi n'abantu beza bari bishoye Imana. Uriya musore yafunguwe ubwo dosiye ngo ntiyagejejwe mu bushinjacyaha, ariko ngo aricyo bibera yibutsa abantu ikiriya ibyo kutazihanganira niba wagira ngashinga kwihangana ngo ntibamure ukagira ngo ahari ngayo ngukorera umunyarwenya mwitende Abdul Karim wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu, wari umaze iminsi afungiye kuri sitasiyo imwe ya hano mu mujyi wa Kigali azira ibyaha bitandukanye mwumvisha imbere. Arashima abantu benshi rero barimo batandukanye, cyane cyane yitsa ku mugabo witwa Kensi ndetse n'umugore witwa
Scovia cyane cyane yikije ku bitangazamakuru byabo bashoyemo amafaranga, ariko bakaba baramuvuzeho ko ibyo yakoze nawe ashobora kuba atarabizi, ariyo mpamvu akwiye gukurikiranwa byimbitse akaba yahabwa imbabazi. Aba banyamakuru bombi rero bagiye babikora neza kandi banamusabira kuba yataha vuba. Uyu Burikani yafashwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi, akaba yarekuwe ejo kuwa gatanu tariki 25. Ubwo rero yamazemo iminsi igera kuri na yose ari muri gereza. Ndagira mbasabe mukomeze gukurikirana ibiganiro bya hano ku Mihanda TV cyangwa se amakuru agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ndabakunda cyane, murakoze. Mukomeze mukore subscribe mukande kunzogera kugira ngo mujye mubona amakuru yacu mu wa mbere.